Okay, mugiye gukina role. Umwe yaratwaye umugabo wundi. Okay, nta kibazo. Ninde uraba umugabo? Nakose ninde uraba waratwaye umugabo? It's me. Wowe. Yeah. Okay, twagiye. Yes ko. Utangire. Niko muko nkubaze kandi unsubize. Akabakobwa b'iminsi muzi kwibambaza ye. Hello. Ni gute ifata ukantwarira umukunzi? Mwagiye mushaka banyu mukareka kujya mwibambaza. Subwo wibonye miki muko. Tuza nkubaze. Umugabo wawe wamushyizeho icyapa kigaragaza ko ari umugabo wawe. Wagiye umenya gufata umugabo wawe neza bakareka kumutwara. Umva nkubwire mujye mwihigira ibyanyu. Umuntu ntagahinge ngo mufatane yabi akaza kunsanga. Nuko yabonye mfite cyangwa we. Tugiye gukina, mugiye gukina, umwe ari umubyeyi wundi. Ubwo ninde uraba umubyeyi? Undi umwana, ubundi umwana ari Slay Queen. Ninde uraba umubyeyi? Ndabasuje bakunzi ba JUWAYEZE wa Juno TV. Nizere ko mumeze neza abakunzi banjye dutangiranye amasaha. So uyu munsi mfite agashya gatandukanye n'ibintu dusanzwe tuzana rimwe na rimwe, ibintu musanze mubona ariko mubanze mumbwire. Sinsa neza. Egise ndagusuje. Ndagusuje nawe uri inyuma ya kamera. Egise nizere ko meze neza, mukwiye kumbwira nimba nsa neza, nambaye neza. Uyu munsi tugiye gukora ibintu bitandukanye n'ibyo dukora. Hano mfite abakobwa, ni abakobwa bagiye kugaragaza impano yabo. Guys, umuntu uri bubabone akabona barabizi, barabishoboye. Mumfashe mubaha akazi bakine muri filime zanyu kuko wagize kwa JUWAYEZE. JUWAYEZE agomba kuba umugisha w'abantu bose. JUWAYEZE ni umuntu wasengewe, ni umuntu Imana yahaye umugisha, ni umuntu nawe ubwe arisengera. Nuko ikibazo nuko mbanje kuvuga ibigwi byanjye, ubu muraza kunyizera. So mbafitiye abakobwa ngiye kuzana, bagomba kujya bakora role. Mbabwiye kugira ngo menye ko bazi gukina. Ubu ngubu tugiye gutangirana nabo, ngiye kubahamagara baze imbere ya kamera. Egise witeguye gukamera abantu? Okay. Guys, muze abakobwa bandi. Ikibazo nuko nsigaye mbita abakobwa banje bazajya ngo narabyaye kandi nyiri bebe. Okay, naba ngaba nibwo bari bakegera no mu rugo twari tutarabakira. So mumeze muti? Tumeze neza turashima Imana. Ko musa neza kundusha se. Murakoze. Twarusha boss gusa. Sewe urakoze. Kono mbona mutangiye gukina ze ntaraba harore. Biturimo nyine. Bibari mu maraso cyane. Hagira umuntu ufashe telefone rega mbandina n'abakiri. Murakoze. Daje mube muganiriza abantu. So guys, mumeze muti? Ukuntu mumeze. Banyita Josiane. Nkaba naje kureba JUWAYEZE, nje kumwereka impano yanjye. So nyine muze kudukurikira murebe kuno turi kubikora kandi mubane natwe. Hello, mumeze mute amakuru yanyu? Kwe nitwa ukunda gusenga Berize, nkunda JUWAYEZE bya hatari, ni umuntu mwiza, ni umukobwa umuntu abwira ikibazo cyakacyumva. Nyine tu mujye mukurikirana channel yiwe, mumuzamure, mumusapotinge, ahakeneye inkunga zanyu mumufashe. Nanjye nyine mfite impano, namusabye azamfashe kugaragaza impano yanjye. Rero mukurikirane murebe ko turi bubigenze nyine, hanyuma murebe ko natwe mwadufasha. Tubwire nubizi. Oya nago muri mu marushanwa, nago muri guhangana. Okay, kambanze mbakire. Nakire. Okay, rero role nibwo igitangira. Role iratangiye. Mugiye gukina mumvuga nabi. Mugiye gukina mumvuga nabi rwose. Nibyo nari ubwo sinzi nyine nago ngiye kubagira inama ariko muri bumvuge ariko mwatangira. Se wabibonye we? Mana we abantu bahigikoma abantu saa sita. Nose ubu yarebye asanga turababye bo kunywa igikoma koko. Mbona ni sukari narimo noneho. Nabujya JUWAYEZE n'umutindi. Ntabwo rubizi we. Shanu. Nta sukari bamo ni ibisaka gusa mana yanjye. Nose ubu koko yarebye asanga twebwe turi abantu bo kunywa igikoma saa sita none izuba riva. Igikoma cya saa sita ubundi kibaho. Nose ubu koko nta kintu cyo kurisha usubara abona iki gikoma turi kimute. Oya pe. Urakinywa? Ntacyo nywa afata ibikoma bye. Shamana yanjye.
tumva numuhe cyaze pe ntago naheze ko Joyeuse akakiriza abantu ibikoma abakobwa se nta mukobwa unywa igikoma rwose pe aha ho yakishe yibeshye sasa tabanywa igikoma reba izuba riri kuvumbwire ngo nawe turanywa igikoma muri iri zuba reka aka ako kambanye nsoma numve nta sukari irimo ako karanaryoshye oya nta sukari irimo mama koma nukuri kw'Imana nta sukari irimo pe nosumbu yagitetse atewe nta sukari bamo nta sukari irimo ubuse yarebaga kubona twebwe turababye ntago twabyengera duhembuje ibikoma rwose wapi nosuka ntago nzi ko Joyeuse ari umutindi bigezanga ubu kuri rizuba yaduhaye rebi igikoma wangu igikoma reba kuntu gisa ibikoma amasaka noneho mwana amasaka umva reba ibintu byuzuyemo rebera Joyeuse harimo n'imyanda ikigaragara uyu si umwanda mbonyemo uyu ni umwanda aho yarebanga uyu si umwanda reba ibintu by'umukara byuzuyemo wakeka yanashyizemo n'ibiki ahubwo nta nubwo wamenye ibintu yashyize muri iki gikoma cyazo ndumiye n'ukuri kw'Imana ntago ari uku nguku narinzi kameze pe igikoma mwana ese yabuze n'amafaranga yo kugura inshyushyu we oya narinzi ko ari umuntu w'umusirimu none ndebera nk'ibikoma nk'izi wacu yewe iki ni icyo mu cyaro icyo mu cyaro rwose ntakubeshye mareba ibikoma bimeze gutya ese n'ubundi abandi basitari banywa ibikoma bimeze gutya we oya ni kwa Joyeuse wa Juno gusa Joyeuse oya mwiseka musekeye muri iki musekeye imbere ya kamera kandi iri kugira iri gukina filime ntabwo ugomba guseka mubanye dusetse muraseka pe muzi gukina muratwika ariko rore buri igikoma kirabishye koko cyangwa nuko nyine turi gukina kambanze nkweho ntabwo kibi muzi gukira pe igikoma bazaniye gise kiba nyine content yo gukina kinaryoshye okay twagiye igikoma mu gihorobye vuba mu kimare ampaye ibyo birimo se mu kimare ubundi bahindi rori sibyo guys aba nabakinyi muraza kutubwira ukuntu mwababonye nabakinyi baje mwabonye ko nazanye n'ababyinnyi mu gihe kidatinze turaza kujya tubakoresha ibintu by'ibiganiro tubishyire kuri iyi channel muraza kureba nyine nimba babakinyi baraza kujya muri team ya Joyeuse wa Juno ubundi muzajya mugenda mureba ibikorwa bitandukanye tuzajya tunyuzaho umunsi ku munsi tubibutsa ko tubakunda cyane so igikoma mu buzima basanze kiryoshye abantu ndabizi abantu muri nyuma ya kamera cyangwa mukurikirana ikiganiro mushobora kuvuga ati koko igikoma kirabishye guys twagombaga kubategurira akababyeyi nubwo atari ababyeyi bakiri abakobwa ariko bagomba kucyitoza twagiye ku yindi role tugiye kubaha role okay mugiye gukina role umwe yaratwaye umugabo wundi okay nta kibazo ninde uraba umugabo nakose ninde uraba waratwaye umugabo it's me wowe yeah okay twagiye yes ko utangire uyu nguyu ni uraba uri kuburana gute unwarira umugabo ubwo niwe uraba uri kuburana mubaza ko ntwarira umugabo umuntu uri bubishobora uzi ko aragirijwe rinini ariko wowe ndi kubona utujemo kuntu niko muko mubaze kandi unsubize akabakobwa b'iminsi muzi kwibambaza ye hallo ni gute ifataho kantwarira umukunzi mwagiye mushaka banyu mukareka kujya mwibambaza subwo wibonyemo iki muko tuza nkubaze umugabo wawe wamushyizeho icyapa kigaragaza ko ari umugabo wawe wagiye umenya gufata umugabo wawe neza bakareka kumutwara umva nkubwire mujye mwihigira ibyanyu umuntu ntagahinge ngo mufatane yabi akaza kunsanga nuko yabonye mfite cyangwa we icyangwe by the way icyangwe kuki yagutaye akaza kundeba uzi impamvu se wagiye umwibambazaho reba ubugufa bwaraturutse utatagutase wagiye wita ku mugabo wawe sayizi ngiyi muko se muko wabonye ndusha icyo ubundi ahubwo se urabona atunganye iki urabona njye nawe duhuriye kuki ahubwo se njye nawe dutandukaniye he nyine urireba reba urwakara rwawe ahantu dutandukaniye nuko uzi kwibambaza urireba ugasanga agenda asa nkawe reba igikara ufite reba ndabona nazi ubundi urasa no yagukurikiyeho ubuyobe wagiye umufata neza sawa ugakareka kunkurikira umva nkubwire rero nkwiyame n'undi munsi jya umenya ibyawe uriya muhungu muve umugabo wawe uzamushyireho icyapa kigaragaza ko ari umugabo wawe ntabwo umugabo wawe naje kumukurura waramukuruye shu
cyangwa uzaza nibyo nakurushije agaruke. urabizi se ushaka guhangana nanjye sibyo Ntago ndi urumva uzaza nibyo nakurushije umugabo wawe agaruke. urumva wiyaminiye guhangana nanjye umva nkubwire uzafata umugabo wawe umushyireho icyapa kigaragaza ko ari umugabo wawe nibwo tutazongera kumutwara cyangwa ujye kwitukuza wenda nawe use nk'abandi. oya shu umuntu ntago aba mwiza kuko yitukuje mwese urabona ameze nkawe reba ubugufa ukunda nyuzwe ndabona nazi ukuntu umeze wowe mwiza ndabona baragukurikiye baragowe ubwo se abo umugabo wawe atasa umuhungu mwiza nk'uriya wamukura hewo. Okay, turi kubona mubibashije. So iyo ni role ya kabiri tubahaye. Nizeye ko muzima rusanzwe muri inshuti atari role turi kuba ziri kubaterana. So rero tugiye gukina dukurikiye kuri role. Aha, umwe yabaye umubyeyi wundi. Twagiye, yeswa? Tugiye gukina, mugiye gukina, umwe ari umubyeyi wundi. Ubwo ninde uraba umubyeyi? Undi umwana ubundi umwana ari Slay Queen. Ninde uraba umubyeyi? Reka mbe umubyeyi. okay nta kibazo. Okay, twagiye. Yes mama mukurusi Ako se mwana uko mbona usigaye warananiranye bite kuri guhinduka. nakunaniye sete ni gute Uri nakunaniye guhinduka reba ibintu ba wambaye koko wa mwana we wamenye ko iyi sata ari nziza. ibi nibyo bigezweho sho Reba ukuntu ubwo surambaye ubundi mana ya. musurabona nambaye ubusi uyu mubyeyi nawera Urananiye reba ibintu wambaye mwana. Reba ibintu ba wambaye kuki unaniye. ibi nibyo bigezweho mama Mwana wanje nyumvira. nose aho ntakumviye ni he koko Ibi ni biki wambaye muragoye pe muragoye nose uragira nambare nte urananiye wa mwana reba ibintu ba wambaye. namwe muragora Ubu so waciye mu nzira nose nambare rukubita ihuko nkamwe waciye mu nzira suza. Uyu mwana Oya, ntabwo naciye mu nzira, naciye mu kirere. Wa mwana urananiye waciye naciye mu nzira ibi bintu bipasaguye gucya ni ibiki hano mbona. rero tugeze muri viziyo sinzi impamvu utabyumva wowe Mwana wanje nyumvira reba ibintu ba wambaye wagiye umenya kwambara ibintu byorosa ayo maguru yawe. gese ndi mansera Ubu utwo tuntu wizirika abantu ntago ndi mansera ntabwo ndi umwisilamu rwose jye wambara ibitenge byawe na bya bikanzu bigenda biramukanya n'ubutaka umveho. Aha urananiye nzaba ndeba. Zaba marirwa. Abakinnyi bacu muraza gutera muri comment mubaha amanota. Shabwa kabisa muratwika murakubiye. Niyo mpamvu filime yanjye igiye gusohoka cyangwa se izanasohoka. Nzabahamo role, nzabahamo mukine kabisa. Egise wowe abakinnyi bacu bababonye uti? Fresh ura wipe waba ni role yindi twabaha. Mwebwe ni ihe role yindi mwakina nyine ngo namwe nyine urabona ko Twaba kumugira inama cyangwa se wayingiye. kumugira inama mu biki. Wenda umwe yifata nabi turi inshuti we wenda akaba yifata nabi cyangwa nifata nabi akaza kungira nk'inama. Ubwo muraba nyine ubwo murabanza mugire murabanza Wenda arabanza kwigireho nabi. Okay, twagiye ubundi dukunda abakinnyi nkamwe baza n'utuntu tw'udushya. Ubu Bafite kagiye kobanura n'abadafite ibyangombwa Hagiye action. Okay, kusikuru di wonwe ibiki Rambazi ibiki Rambazi ikinkore ko ndeba unaniranye wonwe ibiki mwana. wowe agacupa Sha wajya umenya ko uri umwana mani. umwana se Nukuri kwimana jya umenya ko uri umwana. Umugana nkawe ukwera ngo inzoga ndebera nuko. uranyita umwana ibyo mbonye mu mugongo ubona Tuza nkubwire shamana igihe ugezemo naga ari cyo kunywa inzoga wakwihanganya ukitonda. Ntago imyaka ufite ikwemerera kunywa inzoga ukanasina. Ubu se niba hari umuhungu uzagutereta akakubona wasinze gucyo kuko yaba kikugize umugore azarorere nukuri kwimana. azurambazi Nukuri gihe urimo naga ari cyo kunywa inzoga cyari tuzi. Ubu se nka mama wawe bibi narabizi koko. Umubyeyi wawe barabizi koko. Claudie hasi wanjye Claudie mani gabanya kunywa inzoga nukuri. Reba inzoga zarakwishe mana yanjye.
nukuri gabanya kunywa inzoga Korodi. inzoga Ibi bintu mama warabizi, reba kuba ufite papa wawe utanywa inzoga iwanyu muri abarokora, ariko wowe ndebera kuntu ba wasinze. papa yambabaje Ntago kukubabaza ko ababyeyi ari ukunywa inzoga. Tuzankubwire. niwe watumye njya kunywa icupa. Oya ntago kukubabaza ko ababyeyi. Ubu si yuze ukangisha inama basi. Kukubabaza ko ababyeyi ntago ari ukunywa inzoga muvandi. Inzoga zizagenda zikwice mu mutwe. Utankozeho. Inzoga zizakwica mu mutwe, tuza mani uroha. Umutwe se n'ubundi harafuye nda. Kwitonze wa mwana w'umukobwa we, kimbere ari heza ukareka kunywa inzoga kubera papa wawe. Bwana ngazongera kunywa ngande nigende. Ahubwo ukwiye kwicara ugatuza, wowe ugasenga, Imana izakumva. Naho kuba papa wawe yakubabaza ukanywa inzoga, ntago ibyo ngibyo ari byiza. Nukuri ntago ari byiza pe. Ahubwo uri kubabaza mama wawe. Ubu se igihe nasengeye Imana irakumva, n'isaha itaragera Imana irakumva. iyo saha izagera narapfuye. Oya, isaha itaragera Imana izakumva, humura. N'abandi bose byagiye bibaho, abantu barasinda ariko bakagera nyuma bakamenya ubwenge. Ihangane ureke inzoga nukuri. Mva nkubwira aho ugomba kuza kunsura tukajyana mu rugo, ubundi tukabipanga ukareka ibintu by'inzoga. Noneho niba ari ikintu papa wawe yakubabajeho, ngiye nka kugira inama ukakireka ibyo bintu, papa wawe nawe tuzajya kumureba, sibyo? Nase ugira ngo ngizaga gusa. Okay, twabahaye amanota. Abantu imbere mu mushobora kugira ngo ni ibyanya byasinze, ariko ni filime bari gukina. Nta nubwo nk'inzoga. Inzoga ni umukobwa wanjye. So dusoza dushimiye abantu mwakurikiranye iki kiganiro. Imana ibaha umugisha, kandi tuzagenda tubazanira impano zitandukanye. Bano bana ubakeneye ushobora guhamagara kuri iyo nimero iri hasi. Nawe nimba ukeneye kuba waza kugaragaza impano, ushobora kuduhamagara kuri iyo nimero iri hasi. Dushimira Egisaruri inyuma ya kamera. Bye. Bye bye. Imana ibaha umugisha.